Hello, mumeze mute inshuti za Sonjera, ndizera ko aho mwese mumeze neza. Uyu munsi ngiye kukubwira business wakorera mu rugo nta nzu y'ubucuruzi ufite kandi ukiteza imbere. So business ya mbere no gutunganya no kugurisha ibiryo nk'ifunguro rya saa sita, lunch deliveries. Ushobora kugenda ugashaka abantu runaka ukabwira uti ndashaka kujya mbatekera mbagemura ifunguro rya saa sita, namwe munyishyure. Mu by'ukuri mukumvikana ku biciro ukajya ubagemura nk'ibigo binaka, abacuruzi bikorera ku giti cyabo, ukajya uteka ibiryo ukabashyira bakakwishyura ku kwezi cyangwa se ku munsi. Icya kabiri ni ukudoda cyangwa gutunganya imyenda. Niba ubizi wakorera mu rugo kandi abantu ukajya ubabwira ibyo ukora online, bakagusanga mu rugo ukabapima cyangwa se ukabasanga aho bakorera cyangwa mu ngo zabo ukabapima, ukabadodera imyambaro myiza, ubundi rero bakakwishyura amafaranga. Business ya gatatu ni online business, kugurisha ibintu kuri WhatsApp, Instagram cyangwa se TikTok nk'imyenda, accessories, ibirungo n'ibindi bisa nkabyo. Business ya kane ni salo yo mu rugo. Usuka imisatsi cyangwa se ugakora makeup usanze abakiriya mu rugo. Mu by'ukuri icyo ukora nuko uba ufite social media, ukagenda ugasobanurira abantu ibyo ukora, noneho bakajya bakugana cyangwa se we ukajya ubasanga aho bari, ugakora business utagiye mu nzu z'ubucuruzi. Mu by'ukuri iyi business ya salo cyangwa se makeup, icyo uba uzi gusa nuko uba ubizi, ndetse no gukora inzara nuko uba uzi kubikora gusa ufite n'ibikoresho, ibindi uragenda ukajya usanga abakiriya mu rugo. Business ya gatanu rero ni ukwiga no gutanga amasomo online nka coaching, tutoring, language lesson. Niba hari ubumenyi rero ufite ushobora kububyaza umusaruro ukawukuramo amafaranga. Icyo ukora uragenda ugashyira kuri social media cyangwa se ukamamaza ahantu runaka, ukababwira ko wigisha wenda ikintu runaka. Tuvuge ni uburyo abagore bafata abagabo neza, ni ukwiga icyongereza cyangwa se igifaransa, uburyo ufata umwana neza kuva mu gihe runaka kugera mu gihe runaka, cyangwa se uburyo nagufasha gutakaza ibiro. Abantu baraza bakwishyura, ukajya ubakurikirana, ukajya ubereka uko babigenza, maze ugakuramo amafaranga. Business ya gatandatu ni ukuvanga no kugurisha amavuta. Ushobora kugenda, icyo ukora mu izi business ni uko abantu bakuri hafi bamenya ko ubikora, bakajya bakurangirana, ubundi bigatuma ubona amafaranga ukiteza imbere. Business ya karindwi ni photography cyangwa se videography y'abantu baza iwawe. Mu by'ukuri ukagenda ukajya ufata abantu amavideo cyangwa se amafoto, bakaza ugashaka akantu runaka ukajya ubakorera shoot bakakwishyura, cyane cyane nka baby shoot cyangwa product photography. Nk'umuntu akaza akabwira ati ndashaka kwamamaza, ngwino umfotorere ibi bintu maze mbishyire kuri social media, ubasanga mu rugo cyangwa se bakagusanga mu rugo maze ukabonamo amafaranga. Business ya munani ni ukujya wandika content cyangwa se CV cyangwa se copywriting, cyangwa se ukandikira ibinyamakuru bakaba baguha inkuru runaka, ukayandika cyangwa se ukandika story n'ibindi nk'ibyo. Business ya 9 rero ni ukuba umudije ariko w'ahantu runaka, ukajya ureba nk'ahantu bakoze ibirori, niba uzi kuvanga imiziki cyangwa se uzi gushaka imiziki myiza, ukagenda ukabasaba akazi ko kubabera DJ maze cyangwa se MC, maze ukabona amafaranga. kandi mu by'ukuri nta business nta n'ahantu ufite ukorera. Business ya 10 ni ukugurisha indabo, flowers cyangwa se decoration z'udushyinguro, zo gushyingura, za birthday cyangwa se z'ubukwe. Utangira gake gake abantu bakakumenya, buhoro buhoro bigenda bizamuka. Business ya 11 rero ni gukora ibikoresho byo mu rugo, nk'ibintu by'udukapu, udutebe, imikandara, imitako, utuntu nk'utwo natwo ukajya utugurisha bikakwinjiriza. Business ya 12 rero no kuba wafura imyenda y'abantu runaka, ukagenda niba uzi gufura neza ukajya mu rugo rw'abantu runaka ukabasaba kubafurira imyenda bakaguha amafaranga. Mu by'ukuri iyi business ifite isoko rinini cyane nubwo abantu bayisuzugura. Uzi ushobora kujya ugenda ukayitunganya, ejo ukazajya ujyana abantu bakagufasha kuyifura, cyangwa se ukajya uyitangamo akazi bikarangira ushinze company yo kujya ufurira abantu imyenda. Iyi business ifite isoko rinini cyane. Business ya 13 ni ugutunganya inzara no gusiga makeup. Abakobwa benshi baba babyifuza mu makwe cyangwa se mu birthday, ahantu bagize ibirori, ukajya ugenda ukababwira ati ngenzi gusiga makeup, washaka ugasiga umwe ku buntu kugira ngo barebe. Icyo ukora ni ukuba warabyize ubizi. Business ya 14 ni ukora no kugurisha juice. Ukajya ugenda ugatereka ahantu blender yawe, ukababwira ati ngewe nzajya nkora juice hano mbishyure, cyangwa se ukanayikorera mu rugo, warangiza ukayishyira abantu bakaba babasha kuba bakwishyura.
Business ya 15 rero ni ugukora ibiraha n'amandazi cyangwa se amakeke. Mu by'ukuri niba ufite ubumenyi cyangwa ubizi nta nubwo bigora kubyiga kuko wabyiga no kuri internet. Ushobora kugenda ukajya ukora ibiraha n'amandazi cyangwa se amakeke, ukagenda ugashaka amasoko ukajya ubagemurira, niba ari amaresitora cyangwa se alimentation za supermarket, ugatangira gake gake ugenda ubagemurira, ukajya ugenda ugashaka ibikoresho ukabikorera mu rugo. Wamara kubikora ukagemurira ama supermarket cyangwa se uhera ku bacuruzi bato bato bo muri quartier, ukagenda ushakashaka bikarangira ubonye isoko rinini. Icyo usabwa no kubizi kubikora neza kandi uzi gukora ibiryoshye abantu bakunda. Uko bagenda bakunda business yawe rero uragafata bikarangira utubanye umukire da. Business ya 16 rero ni ugukora cryptocurrency. Ningi ni ugutradinga cyangwa se kuzexchanginga. Mu by'ukuri izi business bisabaho ko uba warabyize ufiteho akanosiyo, kubera ko iyo ucunze nabi urahomba kandi ugahomba cyane nabi. Iki business ya 17 rero no kugurisha no kugura kubika no kugurisha amagi. Ushobora kujya ugenda mu isoko ukagura amagi menshi ukayazana muri quartier, warangiza ukajya ugurisha ku bantu wayatetse cyangwa se adatetse, ukajya ugurisha makeya ukuyeho make, bituma wakinjiza akantu kandi mu by'ukuri wacururije mu rugo utagiye mu nzu. Cyangwa indi business no kugurisha ikawa cyangwa se icyayi. Mu by'ukuri ushobora kugenda ukajya uteka icyayi ukakigurisha bidahenze, bitari ibintu bya danger, bigatuma utera imbere. Indi business rero ikurikiyeho ni business yo kurera abana. Ushobora kugenda ukareba nk'umuntu ufite abana benshi kandi afite akazi, ukamubwira uti aba bana bawe ndajya mbakwitiraho, noneho umpe amafaranga runaka ku kwezi. Akaba umwe, bakaba babiri, bakaba batanu, abantu mama bakajya bazana abana iwawe. Niba ufite ahantu heza ho kuba wabitiraho, ufite n'ibyo wabaha byo kurya, and then ukajya ubiriranwa nimugoroba bakaza kubatwara bakaguha amafaranga. Indi business rero ni ukugurisha telefone zakoze. Ukajya ugenda ugashakisha telefone zakoze ku isoko, nawe ukaza ukazishyira ku isoko. Bino bigatuma ubona amafaranga menshi kandi bikaguteza imbere mu buryo bwihuta. Indi business rero ni ukugurisha imyenda, yaba ari imyenda mishyashya cyangwa se yambaye. Ukajya ugenda ku isoko ukarangura imyenda ukayizana muri quartier, ukareba abantu ukajya ugenda ubabwira ati ndagurisha imyenda. Mu by'ukuri iyi myenda urayicuruza ukunguka kandi nta nzu washoyemo, ukaba wabikorera mu rugo. Indi business rero no gukora content. Mu by'ukuri ukora content ukagenda ugafunguza konti ya YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat n'izindi nyinshi, warangiza ukajya ushyiraho ibintu runaka, mu by'ukuri bigatuma ubona amafaranga. Uko content zawe zigenda zikundwa, abantu bazireba ari benshi, niko nawe ugomba urushaho kugenda wishyura ubona amafaranga kuri YouTube. So guys, ni business nyinshi rero. Gusa reka nsoze mbabwira business yo kuba umukomisiyoneri ariko utavuye mu rugo. Wewe icyo ukora uragenda ukagira nimero z'abakomisiyoneri runaka, warangiza ukajya ureba amaposte yabo, niba ari video cyangwa se ifoto y'inzu cyangwa y'ikibanza cyangwa se ikindi kintu runaka bapostinze, warangiza ukagikuraho ukagipostinga nawe. Hagira umuntu ukikubaza ukamubwira ibiciro wavuganye na wa mukomisiyoneri. Wamara kumubwira ibiciro, nawe wa muntu yazagura wa mukomisiyoneri hari ikintu aguha nk'umuntu wazanye umukira, kuko mu by'ukuri umukira aba ari wowe umuzanye. Icyo gihe rero iyo ufite imbuga nkoranyambaga zikurikiranwa cyane, urabikora cyane ukabikora kenshi, bigatuma ubona amafaranga ukiteza imbere vuba. So ngiye nitwa Sonjera rero, mwakoze kunkurikirana. Nababwiraga business wakorera mu rugo cyangwa se ugakora udafite aho ukorera kandi ugatera imbere, ndetse ukaza muri babakire tujya tubona bubatse imiturirwa y'ama etage n'ibindi bimeze nkabyo. Murakoze rero, kanda follow iki kiganiro nagisangiza abandi niba ushaka ko nabo batera imbere. Murakoze cyane, ciao ciao.